Mperutse kuva I Kigali ahagana mu masaa 8 gutyo. Nza nicanye n'umukobwa mu modoka. Ariko nkajya mbona turagenda atameze neza. Nyuma y'isaha mu rugendo yatangiye kuruka. Gero ko nari nagize amahirwe yo guhabwa ubumenyi bwo kwitaho, nahise mwereka mu buryo namwe ngiye kubereka. Arifasha, amererwa neza, turinda tugera igihe atongeye kuruka. Murabona uko ukuboko kwanjye kumeze. Reba ikiganza gitereye. Hanyuma upime intoki 3. Urebe urutoki rwa gatatu aho rugarukira hano. Nahangaha. Hanyuma uhakande ukoresheje izi ntoki 2 gutya. Urakomeza ukafata igihe wumva ugifite iseseme. Iyo bibaye byiza uranahumeka ukajya winjiza umwuka mu mazuru ukawusohora unyujije mu kanwa. Urakomeza ukabikora, ugakomeza ugakanda hano kugeza igihe iseseme ishiriye. Wowe dukurikiye ujye ugira iki kibazo cyo kugira iseseme igihe uri mu rugendo ugashaka kuruka cyangwa no mu bindi bikoresho ubu buryo wiyiteho. Ariko kandi birashoboka ko atari wowe ufite iki kibazo, hari mugenzi wawe wundi uzi ugifite. Musangize iyi video.